nkamusengera agakira kuko ariyo mpano Imana yampaye. Imana nkabona imirimo y'Imana yankoreye, Imana yanyishyuriye ideni mu mwaka washije, byari bikomeye, mbona ntaho gukura, ndaranganya amaso ahantu hose, nkabona nta hantu ngewe inzira zanjye zaca kugira ngo nyabone. Ariko natereye umusozi mbona Imana, kuko inzira z'Imana zirenga 1000. Imana yanyishyuriye ideni. Uhaza nje kuhashaka minerivare y'umwana. Minerivare iraboneka, ntaza ahantu iturutse, ntazi n'umuntu yimpaye, ntago twari tuziranye. Si rimwe si kabiri rero. Twese turabizi neza turakora guhera mu gitondo kugeza nimugoroba, ariko nanone biryoha cyane kumva telefone yawe iguhamagaye ati ngwino ufata agashahara kawe, cyangwa ukabona message ngo amafaranga yawe kuri banki arahageze. Ibintu biryoheye amatwi cyane ndetse n'amaso y'umuntu. Aha ngaha ibitekerezo bitangira guhinduka, ugatangira gutera imibare, bya bindi byose wateganyije ugatangira gutegura kubigura. Ibaze noneho ahantu ushobora kujya ntacyo wakoze, nta na kimwe, warangiza bakaguha amafaranga ukabona ibyo wifuza byose. Byaba ari igitangaza gikomeye cyane. Ibaze kumara imyaka n'imyaniko utegereje urubyaro, si uko wagiye mu baganga bakomakomeye utange amafaranga, nyamara aho hantu wahajya ukabona urubyaro mu buryo bwihuse cyane. Byaba ari ibintu byiza cyane ku muryango ndetse nawe kuri wowe muri rusange. Turabizi neza ko uyu munsi ushobora kuba nta kazi ufite, ni ibintu bihangayikisha cyane. Ibaze ahantu hamwe ushobora kugenda, wagerayo iminsi 2 gusa usenga cyangwa umunsi umwe, ugataha ugahita ubona akazi kazajya kaguhemba miliyoni cyangwa kuzamuraho. Ni ibintu biryoheye buri wese ashobora gukenera kumenya. Ariko se aho hantu ushobora kwibaza ngo ni hehe? Hahandi umuntu agenda afite igare ariko agataha afite imodoka. Ni ibintu byiza cyane kuba ibyo bintu byakubaho, ariko se koko ibi nibyo koko? Aha ngaha ni ku musozi wa Kanyarira. Abenshi cyane bavuze ko ibitangaza bagiyeyo bikabakorerwa mu buryo bukomeye cyane, kugeza na n'uyu munsi nkubwiriye inkuru leta yamaze kuba yafunga. Ariko ntushobora kuba wagenda ngo ubure y'umuntu n'umwe wahageze mu buryo butemewe. Ariko ese ibi koko nibyo? Ndagira ngo neza twinjirane mu mateka akantu ku kandi ya Kanyarira kugeza uyu munsi. Ese iyo nkomoko ya Kanyarira yaturutse he? Bimeze bite? Ikintu cya mbere nagusaba no gukanda subscribe ku Ihozo TV, uko ngiye tugiye kubana muri iki kiganiro Rituru. Nimba uri mu murwa mukuru w'u Rwanda, ndavuga Kigali, biraza gusaba kugenda kilometero 75 kugira ngo ubugeze aha hantu. Ariko nanone biraza kugusaba isaha n'iminota 45 kugira ngo ubugeze aha. Ariko nanone niba uri mu mujyi wa Muhanga, biraza kugusaba kugenda kilometero zisaga 30 kugira ngo ubugeze kuri uyu musozi. Ni umusozi ugizwe n'ubuvumo bugiye butandukanye, dore ko hari urutare, amazi ndetse n'umusozi muremure cyane. Aha niho abantu benshi cyane baturuka hirya no hino ku isi baje kuhasengera ngo baze guhaza ibyifuzo byabo, Imana ibibone. Aha ngaha hari Imana koko. Reka turebere hamwe, twinjire mu mateka ndetse tuze gusobanukirwa. Ariko mbere y'ibyo byose reka tubanze twumve ibi. Ababyeyi, abana, abagabo ndetse n'abasaza, aha ngaha ntabwo ushobora kubaha babura mbere y'uko bafunga. Ariko ubu ngubu nk'uko nabikubwiye, mbere y'uko bahafunga n'ubundi hazaga abantu bagiye batandukanye baturutse mu bihugu byose byo ku isi. Ariko ubu n'ubu bahafunze, ntushobora kuba wagenda ngo ubure umuntu n'umwe. Kugira ngo twinjirane mu mateka neza. Umusozi wa Kanyarira ni umusozi uzwi cyane uherereye mu karere ka Ruhango, hagati ya Ruhango na Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Ufitanye amateka n'umuco ndetse n'iyobokamana, kubera ko imyaka myinshi cyane abantu benshi bawuganyeho bajya kuhasengera. Ese inkomoko y'izina Kanyarira yaturutse hehe kugeza uyu munsi abantu benshi cyane bajya kuharamya ndetse no kujya kuhashakira Imana? Nk'uko abaturage bakuze bo muri kano gace babivuga, izina Kanyarira rikomoka ku mazina y'urujya n'uruza, ibitonyanga byahoraga bituruka mu mababi y'ibiti byari byinshi cyane kuri uyu musozi, kubera ikime cyinshi cyane cyabaga muri aya mababi, kubera abantu bagendaga muri aya mashyamba bagataha batose. Bityo aho hantu hitwa Kanyarira kubera hahoraga hanyenya amazi yaturukaga muri ayo mababi. Kanyarira nk'ahantu h'amasengesho mu myaka myinshi yashize. Kanyarira habaye ahantu hazwi cyane mu Rwanda hose ndetse no muri East Africa no mu bihugu byinshi cyane bigiye bitandukanye, kubera amasengesho, kubera abantu bahaturaga mu myaka myinshi cyane. Kanyarira yabaye ahantu hazwi cyane mu Rwanda hose kubera amasengesho
abantu baturukaga hirya no hino baza kuhasengera, cyane cyane mu buvumo, ku masoko y'amazi no ku mpinga y'umusozi. Akenshi cyane abantu bemeraga ko ari ahantu hari amavuta, hari byose, hari Imana. Abantu dore ngo barahaza urujya n'uruza. Aha habaye ahantu hadasanzwe ku bantu bagiye batandukanye. Kugeza uyu munsi hari umuntu ushobora kukubwira ko afite umugore yakuye kanyarira, ndetse kandi ushobora no kubona umukobwa ushobora kuza akakubwira ko afite umugabo yakuye kanyarira. Abantu benshi cyane usanga bahizera cyane ku rwego rwo hejuru, bitandukanye no mu rusengero. Akenshi cyane ushobora gusanga abantu bashobora kugana mu rusengero gushakirayo Imana, abandi bakagana mu bisambu gushakirayo Imana. Ariko si ibi koko bizarangira bite kugeza na n'uyu munsi abantu bakiri muri ibi? Bamwe bati aho wasengera hose Imana irakumva. Kanyarira wumva uko ni ubutaka busanzwe, ni ahantu nk'ahandi hari ibiti, hari imisozi ndetse n'ubutaka busanzwe. Mu myemerere ya benshi cyane bishyizemo ko buri wese uhagiye kuhasengera ataha ibyifuzo bye bibaye. Ariko muri urwo rwego leta yarebye uburyo hashobora guteza ibibazo byinshi cyane kubera uburyo abantu bahizereraga ko hashobora kubakorera ibitangaza, iza kuba yahafunga. Ariko se abantu benshi cyane bakunze kuvuga bati aho wasengera hose Imana irakumva. Ariko na n'uyu munsi sindasobanukirwa impamvu abantu bashobora kugenda bakurira imisozi ishobora kuba yabashyira mu kaga kugira ngo bajye gushakayo Imana. Ese koko niba Imana idukunda yakagombye kujya kutwihisha mu misozi? Ibyo ngibyo ni ikibazo abantu benshi cyane bakunze kwibaza cyane. Ugasanga abantu barajya mu bishanga ahantu hateye ubwoba mu bihuru ngo bajye gushaka Imana, abandi bakajya mu nsengero, abandi bakaguma mu mazu yabo ngo Imana igusanga aho usengeye hose. Ariko na n'ubu gusenga ntibirasobanuka niba basengera mu bihuru cyangwa ku misozi, mu migezi cyangwa mu nsengero aribo bahirwa kurenza abandi. Ariko se ibi nibyo koko biracyari ikibazo se, cyangwa tubyihorere tubyirengagize? Na n'uyu munsi uracyasanga hari abantu bakijya mu misozi no mu mashyamba nubwo leta yabibuzanyije, kubera uburyo ibona abantu benshi cyane bishobora kubashyira mu kaga. Kugeza na n'uyu munsi biracyari ikibazo mu misengere. Ese hari abasenga nabi ndetse hari n'abasenga neza? Uyu munsi ushobora kumva umupasiteri umwe bavuga ko akora ibitangaza, yakora ibitangaza umwe, babiri, batatu, hakagera n'abajya bishyurwa amafaranga kugira ngo haze kwamamazwa ibyo bakoreye abandi bantu. Nyamara ibyo bitangaza nta byabaye, ahubwo hari abishyuwe kugira ngo baze kugaragaza ko uwo mupasiteri agaragara nk'ufite amavuta y'abakora ibitangaza. Ariko se nanone uyu munsi bamwe baracyavuga ngo nawe ushobora kwisengera, abandi bati ndaza gukenera umuntu unsengera kugira ngo ibyifuzo byanjye bize kuba byanyuramo vuba. Hari abantu bamwe na bamwe batajya bemera ubuhanuzi, ndetse wajya no kumusengera agahita akubwira ati banza wisengere, ibitangaza bigiye kumubaho. Ndetse hari n'abajya babyitwaza bagahanurira abandi ibinyoma mu buryo bwo kugira ngo babaje kuba babashakaho indonke. Ariko nanone se uyu munsi gusenga biracyari ikibazo gikomeye cyane kikibazwaho na benshi. Ese ibi byifashe bite? Nagusaba ko ku musozo w'iki kiganiro wowe waza kumbwira ikijyanye n'imisengere uyu munsi uko ubibona. Bimeze bite? Ubibona ute? Ese wowe imyemerere yawe iteye ite? Uze kudusangiza. Reka ngushimire wowe twabanye muri iki kiganiro, njye wakikugezaho nkanakigutegurira. Ndituru ukomeze kugenda mu dushyigikira mukanda subscribe kugira ngo tujye tubana amasaha 24 kuri 24. Ibiganiro byacu nakagaruka.